Mwiriwe neza, tubahaye ikaze ku Muhanda Academy. Turagarutse tugiye gukosora ikizamini cyakozwe uyu munsi. Niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, kanda kuri subscribe winjire mu muryango w'abatsinda. Kuri iyi channel dushyiraho ibizamini buri munsi bigenda bikorwa, dushyiraho amasomo y'amategeko y'umuhanda yagufasha kujya gukora ikizamini ugatsinda. Gukosora ibizamini byinshi bikongera amahirwe yo gutsinda ikizamini cyawe, kubera ko ibibazo bigenda bibazwa bigenda bigaruka. Birashoboka cyane rero ko bimwe mu bibazo tugiye gukosora aka kanya nawe mu kizamini uzakora bizazamo. Shaka ikayi n'ikaramu ugende wikosora ikibazo ku kindi. Ku kibazo wakoze w'ihinota rimwe uze guteranya kuri 20, utubwire muri comments amanota ubonye. Nawe ikizamini uzakora kizaba gifite ibibazo 20 kandi uzagikora mu minota 20. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda mu gihe gito, ukeneye ko tugufatira kode yo gukora ikizamini icyo ari cyo cyose, uratwandikira cyangwa ukaduhamagara ni kuri 078 610 507. Mbere y'uko ujya mu kizamini ni byiza ko ubanza kwisuzuma ugakora ibibazo 20 mu minota 20. Dufite systeme imeze neza nkuko n'ujya gukora ikizamini kuri polisi bizaba bimeze. Nyarukira kuri Google wandike umuhandawacu.com, umuhandawacu.com. Systeme iraguha ibibazo 20, ukora ibibazo 20 minota 20, iragukosora ikwereka ibyo wishe n'ibyo wakoze byose bimeze nk'uko n'ujya kuri polisi bizaba bimeze. Banza uyikoresha imbere y'uko ujya mu kizamini. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe muri iki kizamini. Ikibazo cya mbere cyabajijwe muri iki kizamini cyabazaga ngo iki cyapa kivuga iki. Twitegereze neza icyo cyapa. Gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu ndetse n'ikirango cy'umweru kinyujemo n'akarongo gatukura. Iki cyapa gisobanura iki? A. Umuvuduko ntarengwa ni kilometero 30 mu isaha. B. Iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. C. Iherezo ry'umuvuduko muto utegetswe. D. Umuvuduko uri hejuru ya kilometero 30 mu isaha. Ese iki cyapa gisobanura iki? Ni umuvuduko ntarengwa wa kilometero 30 mu isaha, iyo ni A. B. Ni iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. C. Ni iherezo ry'umuvuduko muto utegetswe, cyangwa igisubizo ni D. Ni umuvuduko uri hejuru ya kilometero 30 mu isaha. Nizere ko wasoje guhitamo igisubizo barari icyanyacyo. Kuri ikibazo cya mbere igisubizo nyacyo nta kindi ni B. Ni iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Ni ukuvuga ngo twitegereje neza muri iki cyapa, iki ni icyapa gitegeka. Icyapa gitegeka iyo kitanyujemo kariya karongo kiba kigutegeka kugendera hejuru ya kilometero 30 mu isaha. Noneho uwo muvuduko muke ubwo kiba kivuze ko ari umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Umuvuduko muke utegetswe ni kilometero 30, ugomba kugendera kuri hejuru ya kilometero 30. 30 ni umuvuduko muke utagomba kurenza, ujya munsi ariko utagomba kujya munsi. Noneho iyo banyujemo akarongo bivuze ko ari iherezo rya bya bindi cya cyapa cyari kivuze. Ubwo niba cyari kivuze umuvuduko muke ntarengwa utegetswe, noneho bakanyuzamo akarongo, ubwo ni iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Hano ushobora kwibeshyera agasubiza C. C batubwiye ngo ni iherezo ry'umuvuduko muto utegetswe, ariko ntabwo ari ntarengwa. Ijambo ntarengwa niryo ryabuzemo kugira ngo C ibe igisubizo cy'ukuri. Bityo rero igisubizo nyacyo ni B. Ni iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Reka dukomeze n'ikibazo cya kabiri. Nizere kuri kugenda bikosora. Iki cyapa gisobanura iki? Nacyo gifite ishusho ya mpande eshatu, kikagira umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru ndetse n'ibirango by'umukara. Ese iki cyapa gisobanura iki? A. Umuyaga w'intambike. B. Urusaku rwo mu muhanda. C. Ikibuga cy'indege. D. Ibisubizo byose nibyo. Ese iki cyapa gisobanura iki? Ni umuyaga w'intambike, iyo ni A. Ni urusaku rwo mu muhanda, iyo ni B. Ikibuga cy'indege, iyo ni C, cyangwa igisubizo ni D. Ibisubizo byose nibyo. Kuri iki kibazo cya kabiri igisubizo nyacyo nta kindi ni A. Ni umuyaga w'intambike. Ahantu ubonye iki cyapa, iki ni icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. Iki ni icyapa kiburira. Kikuburira iki? Kikuburira ko ahantu ugeze, ahantu uri kwerekeza hari umuyaga w'intambike. Bityo rero igisubizo nyacyo nta kindi cyari A. Ni umuyaga w'intambike. Reka dukomeze n'ikibazo cya gatatu. Ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibihe bipimo. Ntabwo kirenga iby'inyuma metero 3. B. Iby'imbere metero 2.70. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibihe bipimo. Inyuma ntabwo gishobora kurenga metero 3, iyo ni A. B.
imbere ntabwo gishobora kurenga metero 2.70. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Uvuye ku biziga, igice kirenga ku biziga, ni ukuvuga ngo urebe ikinyabiziga, imodoka ukuntu bimeze, uvuye ku mapine y'imbere ukageraho ikinyabiziga kirangiriye imbere, icyo gice kigomba kuba kitarengeje ibihe bipimo. Cyangwa se uvuye ku biziga by'inyuma cyangwa amapine y'inyuma ukageraho ikinyabiziga kirangiriye inyuma, icyo gice kigomba kuba kitarengeje ibihe bipimo. Igisubizo cy'ukuri hano rero nta kindi ni B, iby'imbere metero 2.70. Ni ukuvuga ngo ku binyabiziga cyangwa se ibinyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga ntabwo gishobora kurenga ku by'imbere ni metero 2.70. Ni ukuvuga ngo ubusanzwe igice kirenga ku biziga yari ibiziga by'inyuma, uvuye ku mapine y'inyuma ukageraho ikinyabiziga kirangiriye ku mapine y'inyuma ukageraho ikinyabiziga kirangiriye inyuma, icyo gice ntabwo kigomba kurenga metero 3 na santimetero 50. Noneho byaba ari imbere ku biziga by'imbere, ntabwo icyo gice kigomba kurenga metero 2 na santimetero 70. Imbere ni metero 2 na santimetero 70, mu gihe inyuma ari metero 3 na santimetero 50. Bityo rero muri ibisubizo baduhaye, igisubizo kirimo cy'ukuri nta kindi ni iyi B ivuga ko iby'imbere bigomba kuba ari metero 2 na santimetero 70. A yo yahise ipfa kubera ko batubwiye ko ari metero 3 gusa, kandi twabonye ko ari metero 3 na santimetero 50. Reka dukomeze n'ikibazo cya kane. Amatara ndanga yera cyangwa y'umuhondo ari imbere y'ikinyabiziga n'amatara inyuma agomba kuba adahumishije ariko agaragara nijoro igihe ijoro rikeye muri A, metero 300, B, metero 200, C, metero 150, D, metero 100. Amatara ndanga yera cyangwa y'umuhondo ari imbere y'ikinyabiziga ndetse n'amatara ari inyuma agomba kuba adahumishije ariko se agaragara nijoro igihe ijoro rikeye mu ntera ya metero zingahe? A, metero 300, B, metero 200, C, metero 150, D, metero 100. Amatara ndanga yera cyangwa y'umuhondo ari imbere y'ikinyabiziga n'amatara ari inyuma agomba kuba adahumishije kandi akagaragara nijoro igihe ijoro rikeye mu iyo ntera. Igisubizo nyacyo nta kindi ni A, ni mu ntera ya metero 300. Aya matara ndanga yera cyangwa y'umuhondo ari imbere y'ikinyabiziga n'amatara ari inyuma agomba kuba adahumishije kandi akagaragara nijoro igihe ijoro rikeye mu ntera ya metero 300. Reka dukomeze n'ikibazo cya gatanu. Iki cyapa gisobanura iki? Ni icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. Ukibonye imbere yawe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwiye iki? A, ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ibambiye. B, inzira ibambiye imbere. C, inzira itabambiye itanafunze. D, hari ikiraro cy'amatungo. Ese iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ukibonye imbere yawe kikubwiye iki? Ni ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ibambiye. Iyo ni A. Inzira ibambiye imbere. Iyo ni B. Inzira itabambiye itanafunze. Iyo ni C. Hari ikiraro cy'amatungo. Iyo ni D. Urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Kuri iki kibazo igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ni ahegera amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ibambiye. Ni ukuvuga ngo iki cyapa kivuga amasangano. Amasangano ni ahantu imihanda ihurira. Ni amasangano y'iki? Ni amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi. Ubwo ni ahantu inzira nyabagendwa ihurira n'inzira ya gari ya moshi ariko habambiye, hazitiye muri rusange. Ni amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ariko ibambiye. Reka dukomeze n'ikibazo cya gatandatu. Ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiraho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Tugiye kuvuga ibinyabiziga hano, harimo ibigomba kugira ikigaragaza umuvuduko cyangwa se cyerekana umuvuduko kiraho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. A, ni ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 60 mu isaha. B, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha. C, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 30 mu isaha. D, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 25 mu isaha. Muri ibi binyabiziga ni ibihe bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiraho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza? Urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Kuri iki kibazo cya gatandatu igisubizo nyacyo nta kindi
ni B, ni ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha. Buri kinyabiziga cyose gishobora kurenza kilometero 40 mu isaha, gifite ubushobozi bwo kuba cyarenza kilometero 40 mu isaha, kigomba kugira icyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba neza, kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Gipfa kuba icyo kinyabiziga kirenza kilometero 40 mu isaha. Igisubizo nyacyo cyari B. Ikibazo cya 7, genda wikosora ikibazo ku kindi, ubwo ugenda uteranya amanota ku yandi, uze kutubwira muri comments amanota ubonye muri iki kizamini. Ibibazo turi gukosora aka kanya birashoboka ko nawe mu kizamini cyawe bizagaruka. Ni ukuvuga ngo ku kibazo uvuyeho ukabona wari wakishe, ukora uko ushoboye kugira ngo ubutaha niwongere kukibona uzagikore. Ikibazo cya 7, uburemere ntarengwa bwemewe ntibushobora kurenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga gikurura n'ubwo umuyobozi kuri rumoroki zikurikira. Uburemere ntarengwa bwemewe ntibushobora kurenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga gikurura n'ubwo umuyobozi kuri rumoroki zikurikira. A. Rumoroki ifite feri y'urugendo. B. Rumoroki idafite feri y'urugendo. C. Rumoroki itarenza kilogarama 750. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese uburemere ntarengwa bwemewe ntibushobora kurenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga gikurura n'ubwo umuyobozi kuzihe rumoroki. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, ni kuri rumoroki idafite feri y'urugendo. Feri y'urugendo ni ya feri y'ikinyabiziga ikinyabiziga gikoresha kugira ngo kigende gakeya, ni ya feri mbese tugomba dukoresha kugira ngo duhagarare tugende gakeya, ariko atari bya bindi byo guhagarara igihe kirekire. Iyo feri y'urugendo, rumoroki ifite iyo feri y'urugendo niyo uburemere ntarengwa bwayo budashobora kurenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga gikurura ndetse n'ubw'umuyobozi. Rumoroki ni ikinyabiziga cyose cyagenewe gukururwa. Ikinyabiziga cyose cyagenewe gukururwa nicyo twita rumoroki. Reka dukomeze n'ikibazo cya 8. Amatara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba nijoro, igihe ijoro rikeye, kumurika umuhanda mu ntera ya metero 100 nibura imbere y'ikinyabiziga. Ariko ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu za santimetero kibe 125, iyo ntera igira ibipimo bikurikira: A. Metero 200. B. Metero 100. C. Metero 85. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ni ukuvuga ngo amatara maremare ni ya matara y'ikinyabiziga amurika mu ntera ndende, ni ya matara twita amatara y'urugendo. Abafite ibara ryera cyangwa ry'umuhondo, nijoro igihe ijoro rikeye, ayo matara agomba kumurika mu ntera ya metero 100 nibura imbere y'ikinyabiziga. Ariko hari ibinyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu za santimetero kibe 125, iyo ntera ihita iba metero zingahe? Tiba metero 200, iyo ni A. Metero 100, iyo ni B. Metero 85, iyo ni C. Cyangwa igisubizo ni D. Muri ibi byose nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo nyacyo hano nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko iyo ikinyabiziga gifite moteri itarengeje ingufu za santimetero kibe 125, icyo kinyabiziga kigomba kuba gifite itara ry'urugendo cyangwa se amatara maremare amurika mu ntera ya metero 75. Igisubizo nyacyo cyari D. Ni ukuvuga ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba nijoro igihe ijoro rikeye kumurika mu muhanda mu ntera ya metero 100 nibura imbere y'ikinyabiziga. Ariko iyo ntera ingana na metero 75 ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu za santimetero kibe 125. Reka dukomeze n'ikibazo cya 9. Amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Ya matara y'ikinyabiziga amurika mu ntera ndende, ya matara amurika imbere cyane, agomba kuzimwa ryari? A. Iyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 100. B. Iyo ikinyabiziga gikurikiye ikindi mu ntambwe zitagera kuri metero 50, keretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye acana azimya vuba vuba amatara maremare. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa ryari? Niyo umuhanda umurikiwe hose, umuyobozi akaba ashobora kureba byibura mu ntera ya metero 100, iyo ni A. Iyo ikinyabiziga gikurikiye ikindi mu ntambwe zitagera kuri metero 50, keretse umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye akagenda acana azimya vuba vuba amatara maremare, iyo ni B. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Urabona igisubizo nyacyo ari ikihe?
Kuri iki kibazo cya 9 igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni ukuvuga ngo aya matara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa ryari? Icya mbere ni igihe umuhanda umurikiwe hose, wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ukaba ubasha kureba neza muri metero 100. Ikindi ni igihe ukurikiye mugenzi wawe, igihe uri inyuma ya mugenzi wawe, hagati yawe nawe hakaba hatarimo metero 50. Nabwo ugomba kuzimya ayo matara maremare. Keretse iyo ushaka kumunyuraho nibwo ugomba kugenda uyacana uyazimya nk'ikimenyetso kimubwira ko ushaka kumunyuraho. Ubwo igisubizo ni C, ivuga ko A na B byombi ari ibisubizo by'ukuri. Uramutse usubije A gusa waba ukishe, usubije B gusa waba ukishe. Ugomba gusubiza C ivuga ko A na B byombi ari ibisubizo by'ukuri. Reka dukomeze n'ikibazo cya 10. Utarakanda kuri subscribe yikandeho, nawe winjiye mu muryango w'abatsinda ibizamini byacu, amasomo byose ujye ubibonera ku gihe bidasabye ko ushakisha. Hari nimero yacu iri kuri screen yawe, reba hejuru mu nguni y'ibumoso, ushobora kutwandikira cyangwa ukaduhamagara. No kuri WhatsApp watwandikira nta kibazo, tukagufasha kwiga cyangwa se tukagufatira kode zirahari, kode zo gukora ibizamini zirahari. Watwandikira kuri iyo nimero tukagufatira kode cyangwa se tukagufasha kwiga amategeko y'umuhanda mu gihe gito bitagusabye kuva iwawe ngo ujye mu ishuri wige. Reba iyo nimero kuri screen yawe. Ikibazo cya 10. Iyo ikinyabiziga kitagikora cyangwa cyoherejwe mu mahanga burundu, ibyapa ndanga bigomba gukurwaho bikoherezwa mu biro by'imisoro. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Iyo ikinyabiziga kitagikora cyangwa cyoherejwe mu mahanga burundu, ibyapa ndanga bigomba gukurwaho bikoherezwa mu biro by'imisoro. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? A, mu byumweru 2, B, mu mezi 2, C, ukwezi kumwe, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Urabona igisubizo nyacyo ari ikihe? Kuri iki kibazo cya 10 igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, n'amezi 2. Ni ukuvuga ngo iyo ikinyabiziga kitagikora cyangwa se kikaba cyoherejwe mu mahanga burundu, ibyapa ndanga bigomba gukurwaho bikoherezwa mu biro by'imisoro, kandi ibyo bigomba gukorwa mu gihe kingana n'amezi 2. Igisubizo nyacyo kikaba cyari B, n'amezi 2. Ikibazo cya 11. Niba turi kwihuta tukavuga igisubizo utarahitamo, ujye ubanza ufate pause, usome ikibazo neza, ucyumve neza, cyangwa se usubize inyuma ucyumve neza, ubundi ubone guhitamo. Kandi uze guteranya utubwira muri comments amanota ubonye. Bibaye byiza ubonye amanota ari munsi ya 15 muri iki kizamini, byaba byiza usubiyemo ikizamini, kuko nta wamenya ibi bibazo turi gukosora akanya nawe mu kizamini bishobora kuzamo. Nubona amanota rero ari munsi ya 15, nubona amanota ari munsi ya 15 kuri 20, byaba byiza usubiyemo iki kizamini kugira ngo ubifate neza na bya bindi wari wishe ubifate neza. Ikibazo cya 11. Ikinyabiziga gishya gikenera gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana gute? Uguze ikinyabiziga uzakenera kujya kugisuzumisha nyuma y'igihe kingana gute? A, nyuma y'umwaka umwe, B, nyuma y'imyaka 2, C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri. Uguze ikinyabiziga cyawe ari gishyashya, uzakenera kujya kugisuzumisha bwa mbere nyuma y'igihe kingana gute? Igisubizo nyacyo hano nta kindi ni B, ni nyuma y'imyaka 2. Ni ukuvuga ngo ukuntu isuzumwa ry'ibinyabiziga rikorwa: iyo ikinyabiziga ari gishyashya gikenera gusuzumwa bwa mbere nyuma y'imyaka 2 cyaratangiye gukora, ariko ibindi binyabiziga byose bisanzwe bikorerwa isuzumwa rimwe mu mwaka. Ni ukuvuga ngo bikorerwa isuzumwa nyuma y'amezi 12, ariko hakaba hari ibinyabiziga bikorerwa isuzumwa nyuma y'amezi 6. Ibyo ni ibihe? Ni ibinyabiziga bitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ibinyabiziga bitwara ibintu birengeje toni 3.5, ndetse n'ibinyabiziga byigishirizaho gutwara. Ibinyabiziga byigishirizwaho gutwara, ibinyabiziga bitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ndetse n'ibinyabiziga bitwara ibintu birengeje toni 3.5, byose bikorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Ibindi binyabiziga byose bisigaye bikorerwa isuzumwa rimwe mu mwaka. Noneho ikinyabiziga cyaba ari gishyashya ukagikorera isuzuma bwa mbere nyuma y'imyaka 2. Reka dukomeze n'ikibazo cya 12. Ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukora ahuye n'amatungo mu muhanda? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga, twaye ikinyabiziga cya mu muhanda, uhuye n'amatungo, ese n'icyo ugomba gukora? A, kuvuza ihoni kugira ngo zihunge. B, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. C, kwatsa amatara maremare kugira ngo utambuke wihuta mu buryo bushoboka bwose. D, kuvuza ihoni ukanyuraho witonze. Ese niki umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukora mu gihe ahuye n'amatungo mu muhanda? Ni ukuvuza ihoni kugira ngo zihunge. Iyo ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi.
iyo ni B. Kwatsa amatara maremare kugira ngo utambuke wihuta mu buryo bushoboka bwose, iyo ni C. Cyangwa igisubizo ni D, ni ukuvuza ihoni ukanyuraho witonze. Urabona igisubizo nyacyo hano ari ikihe? Kuri iki kibazo cya 12 igisubizo nyacyo nta kindi ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Twitegereze muri iyo foto, nk'umuyobozi w'ikinyabiziga mu gihe ugeze mu muhanda ugahura n'amatungo mu muhanda, ntabwo ugomba kuvuza ihoni, ntabwo ugomba kongera umuvuduko, oya, ugomba kugabanya umuvuduko ubundi ugatambukana ubwitonzi, bibaye ngombwa wanahagarara, ubundi umuyobozi w'izo nyamaswa akazijyana mu buryo abishakamo, nawe ukaza gukomeza urugendo rwawe. Ikibazo cya 13, ntawe ushobora gutwara ikinyabiziga kigendeshwa na moteri mu nzira nyabagendwa adafite kandi atitwaje uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga rutanzwe na A. Procureur wa Repubulika, B. Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, C. Komite y'igihugu ishinzwe umutekano wo mu muhanda, D. Polisi y'igihugu. Muri make ninde utanga uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga? Ni Procureur wa Repubulika, iyo ni A. Ni Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, iyo ni B. Komite y'igihugu ishinzwe umutekano wo mu muhanda, iyo ni C. Cyangwa rutangwa na polisi y'igihugu. Igisubizo nyacyo nta kindi ni D. Ni polisi y'igihugu itanga uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Ni ukuvuga ngo rero nta muntu n'umwe ushobora gutwara ikinyabiziga kigendeshwa na moteri mu nzira nyabagendwa adafite cyangwa se atitwaje uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga rwatanzwe na polisi y'igihugu. Igisubizo nyacyo cyari D, ni polisi y'igihugu. Ikibazo cya 14, mbere y'uko ujya mu kizamini ni byiza ko witwaza indangamuntu yawe, ni byiza ko witwaza kode yawe yo gukora ikizamini. Utarabona kode uratwandikira cyangwa ukaduhamagara, reba kuri telefone yawe cyangwa se kuri mashine yawe, reba mu nguni y'ibumoso hejuru handitsemo nimero, utwandikira cyangwa se uduhamagare. Ndetse mbere y'uko ibyo byose ugera ku rwego rwo gufata kode no kujya gukora ikizamini, ni byiza kubanza kwisuzuma mu minota 20. Ikizamini uzakora gikorwa kuri mudasobwa, gikorwa mu minota 20 kandi biba ari ibibazo 20. Biba byiza rero kujyayo warabanje kwitoza uko wakora ibyo bibazo 20 mu minota 20. Jya kuri Google wandike umuhanda wacu .com. Umuhanda wacu .com ni system igufasha kwimenyereza gukora ibibazo 20 mu minota 20, ugakora ikizamini kimeze nk'uko kuri polisi bizaba bimeze. System iragukosora, ikwereka ibyo wishe, ikwereka ibyo wakoze, amanota ubonye byose nk'uko kuri polisi bizaba bimeze. Nyarukira kuri Google ubanze wisuzume. Umuhanda wacu .com. Ikibazo cya 14, iki cyapa gisobanura iki? Twitegereze neza icyo cyapa. Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, kikagira umuzenguruko utukura, kikagira ubuso bw'umweru ndetse n'ikirango cy'umukara. Ese iki cyapa gisobanura iki? A. Ahegereye umuhanda unyerera. B. Imbere ipine ryapfumutse. C. Ahegera icyago kidasobanuye ukundi. D. Imbere hari ahatangirwa serivisi. Ese iki cyapa gisobanura iki? Ahegereye umuhanda unyerera, iyo ni A. Imbere ipine ryapfumutse, iyo ni B. Ahegereye icyago kidasobanuye ukundi, iyo ni C. Cyangwa imbere hari ahatangirwa serivisi, iyo ni D. Igisubizo nyacyo kuri iki kibazo cya 14 nta kindi ni C. Nahegereye icyago kidasobanuwe ukundi. Iki ni icyapa kivuga ahegereye icyago kidasobanuwe ukundi. Nk'umuyobozi w'ikinyabiziga rero mu gihe ugize nk'ikibazo mu muhanda ufite iki cyapa, ugomba kugitera mu ntera ingana metero 25 uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze. Ugize ikibazo mu muhanda ugomba gucana double kinyoteri cyangwa se amatara ndangacyerekezo yose ukayacana icyarimwe, ubundi waba ufite iki cyapa ukagitera mu ntera ya metero 25 uvuye ikinyabiziga cyawe cyahagaze. Reka dukomeze n'ikibazo cya 15. Amatara maremare agomba kuzimwa iyo umuhanda umurikiwe hose kandi bikaba bihagije kugira ngo umuyobozi arebe neza muri metero. A. Metero 100, B. Metero 150, C. Metero 200, D. Metero 50. Aya ni amahirwe abaje mu kizamini cyawe nka gutya. Turi kubona ko iki kibazo hari ahandi twakibonye nubwo batakibajije gutya 100%, ariko bisa nkaho ari bimwe. Wakurikiye rero haruguru hano, nizere ko bikoreye kugisubiza. Amatara maremare ni amatara y'ikinyabiziga, ya matara twita amatara y'urugendo, agomba kuzimwa y'umuhanda muri cyo hose kandi bikaba bihagije kugira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga arebe muri metero zingahe. Igisubizo nyacyo kuri iki kibazo nta kindi ni A. Ni muri metero 100. Ni ukuvuga ngo nk'umuyobozi w'ikinyabiziga mu gihe umuhanda ufite amatara awumurikiye bikaba bihagije ko ureba muri metero 100, ugomba kuzimya amatara maremare ugakoresha amatara magufi cyangwa se amatara yo kubisikana. Igisubizo nyacyo cyari A. Ni muri metero 100.
Inzira nyabagendwa ifite ibyerekezo bibiri. Uruhande rw'ibumoso rudufasha iki? Uri kugendera mu nzira nyabagendwa cyangwa se mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri ubisikanirwamo muri rusange. Igisate cy'ibumoso wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kigufasha iki? Turabizi ko tugendera iburyo. Igisate cy'ibumoso kigufasha iki? A. Kunyuranaho gusa ntugaruke iburyo bwawe. B. Kunyuranaho cyangwa ugakatira ibumoso. C. Hemerewe kugenda imodoka zihuta gusa. D. Gukatira iburyo gusa utanyuranyeho. Ni iki igisate cy'ibumoso kigufasha? Ni ukunyuranaho gusa ntugaruke iburyo bwawe. Iyo ni A. Kunyuranaho cyangwa ugakatira ibumoso. Iyo ni B. Hemerewe kugenda imodoka zihuta gusa. Iyo ni C. Cyangwa igisubizo ni D. No gukatira iburyo gusa utanyuranyeho. Igisubizo nyacyo hano nta kindi ni B. Ni ukunyuranaho cyangwa ugakatira ibumoso. Ni ukuvuga ngo nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ugendera iburyo bwawe. Mu gihe rero umuhanda hashushanyijeho umurongo wera ucagaguye, ukaba ubasha kureba neza imbere, ibyapa by'aho uri bikaba bikwemerera kunyuranaho, igisate cy'ibumoso kigufasha kunyuranaho, kikagufasha gukatira ibumoso, kikagufasha no guhindura icyerekezo. Ibyo ni byo bintu igisate cy'ibumoso kigufasha. Igisubizo nyacyo hano rero cyari B, ivuga ko kigufasha kunyuranaho cyangwa se ugakatira ibumoso. Reka dukomeze n'ikibazo cya 17. Icyapa kivuga ko hatanyurwa n'ibinyamitende gifite ubuso A. Bw'ibara ry'umukara, B. Bw'ibara ry'ubururu, C. Bw'ibara ry'umutuku, D. Bw'ibara ry'umweru. Ese icyapa kivuga ko hatanyurwa n'ibinyamitende. Ibinyamitende ni amagare cyangwa se ibinyabiziga byose bigenda hifashishijwe imbaraga z'umuntu. Hari icyapa rero kivuga ko hatanyurwa n'ibinyamitende gifite ubuso bw'irihe bara? Ibara ry'umukara, iyo ni A. Bw'ibara ry'ubururu, iyo ni B. Bw'ibara ry'umutuku, iyo ni C. Cyangwa igisubizo ni D. Ni bw'ibara ry'umweru. Igisubizo nyacyo nta kindi ni D. Ni ibara ry'umweru. Icyo nicyo cyapa kivuga ko hatanyurwa n'ibinyamitende. Ni icyapa kibuza. Ibyapa byose bibuza biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Iyo kibuza rero ibinyamitende kuhanyura, ubwo mo hagati haba harimo ikinyamitende. Ikinyamitende twabonye ko ari igare. Kubera ko muri iki cyapa kibuza harimo igare, ubwo kirabuza amagare kuhanyura. Haramutse harimo moto, cyaba kibuza moto kuhanyura. Haramutse harimo imodoka, cyaba kibuza imodoka kuhanyura. Haramutse harimo umunyamaguru, ubwo cyaba kibuza umunyamaguru kuhanyura. Kubera ko harimo igare rero, iki nicyo cyapa kivuga ko hatanyurwa n'ibinyamitende, kandi turabona ko gifite ubuso bw'umweru. Ubuso ni ririya bara ririmo hagati mu cyapa ni umweru. Batubajije ikirango cyaba ari umukara, kubera ko ririya gare riri mu ibara ry'umukara. Umuzenguruko ni ibara ritukura, umuzenguruko ni ririya bara rizengurutse icyapa. Ishusho ni uruziga cyangwa se ingasire. Ikibazo cya 18. Icyapa cyerekana umuhanda ubisikanirwamo kigizwe na mpande eshatu, ifite A. Ubuso mu ibara ritukura, ikiranga cy'umukara n'umuzenguruko utukura. B. Ubuso mu ibara ry'ubururu, ikiranga cy'umukara n'umuzenguruko utukura. C. Ubuso mu ibara ry'umweru, ikiranga cy'umukara n'umuzenguruko utukura. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyapa cyerekana umuhanda ubisikanirwamo kigizwe na mpande eshatu, ifite ubuso mu ibara ritukura, ikiranga mu ibara ry'umukara n'umuzenguruko utukura. Iyo ni A. B. Ubuso mu ibara ry'ubururu, ikiranga cy'umukara n'umuzenguruko utukura. Iyo ni B. C. Ubuso mu ibara ry'umweru, ikiranga cy'umukara n'umuzenguruko utukura. Iyo ni C. Cyangwa igisubizo ni D. Muri ibi byose nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo nyacyo nta kindi ni C. Ni ubuso mu ibara ry'umweru n'ikirango mu ibara ry'umukara, umuzenguruko utukura. Iki nicyo cyapa kivuga umuhanda ubisikanirwamo. Turi kubona ko gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru ndetse n'ikirango cy'umukara. Twakomeje n'ikibazo cya 19. Uretse mu mijyi, ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko itatu ni A. Toni 20, B. Toni 16, C. Toni 12, D. Toni 10. Uretse mu mijyi no ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko itatu ni toni zingahe? Ni toni 20, iyo ni A. Toni 16, iyo ni B. Toni 12, iyo ni C. Toni 10, iyo ni D. Igisubizo nyacyo kuri ikibazo cya 19 nta kindi ni C. Ni toni 12. Ni ukuvuga ngo rero hari uburemere ntarengwa ku binyabiziga bitewe
n'umubare w'imitambiko gifite. Iyo tuvuze umutambiko ni kiriya cyuma gihuza ibiziga by'iburyo n'iby'ibumoso. Icyuma gihuza amapine y'iburyo n'ay'ibumoso nicyo twita umutambiko. Iyo tubara imitambiko y'ibinyabiziga, umutambiko w'imbere ntabwo tubara imitambiko y'inyuma. Ikinyabiziga rero gishobora kugira imitambiko irenze umwe, ibiri kuzamura. Uko kigira imitambiko myinshi rero hari uburemere ntarengwa kiba kitagomba kurenza bw'ibyo cyikoreye. Niba ushaka kwiga neza imitambiko, reba muri description y'iyi video urabonamo isomo ry'imitambiko, yiga imitambiko yose, uburemere ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza bitewe n'umubare w'imitambiko gifite, ndetse n'uburebure icyo kinyabiziga kitagomba kuba kirengeje bitewe n'umubare w'imitambiko gifite. Hano nta mwanya uhagije dufite wo kuba twabisobanura neza, reba iyo video urahava usobanukiwe neza. Uretse rero mu mijyi no ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni toni 12. Igisubizo nyacyo cyari C. Reka turebe ikibazo cya nyuma aricyo cya 20. Nizere ko wagiye wikosora ndetse uze kwibuka kutubwira muri comments amanota ubonye. Iyo akanyamizigo gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona imbere neza imbere ye: A. Agomba guhagarara. B. Agomba kubigabanya. C. Agomba gukurura ikinyabiziga cye. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Tuvuge usunitse ingorofani. Ibintu utwaye kuri iyo ngorofani biratuma utabasha kureba neza. Imbere yawe hagomba iki? Ugomba guhagarara, iyo ni A. Ugomba kubigabanya, iyo ni B. Ugomba gukurura ikinyabiziga cyawe, iyo ni C. Cyangwa igisubizo ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Igisubizo nyacyo rero, iyo usunitse akanyamizigo, imizigo utwaye ikabituma utabasha kureba neza imbere yawe, ugomba gukurura ikinyabiziga cyawe. Igisubizo nyacyo ni C. Ni ukuvuga ngo niyo washaka umuntu ugukururira, uwo muntu ugukururiye niwe ubaye umuyobozi w'ikinyabiziga. Muri make ushobora gushaka umuntu ugukururira cyangwa se ukaba ari wowe ujya gukurura. Ukuruye rero niwe uba ari umuyobozi w'ikinyabiziga. Igihe utwaye ingorofani, igihe usunitse ingorofani cyangwa se usunitse akandi kanyamizigo gatwara imizigo, ibyo utwaye bikaba bituma utabasha kureba neza imbere, ushaka umuntu ugukururira cyangwa se nawe ukaba wajya gukurura ikinyabiziga cyawe. Ese ubonye amanota angahe kuri 20? Tubwire amanota ubonye kuri 20. Uramutse ari wowe wakoze iki kizamini, wabonye amanota angahe? Niba utarisuzuma, niba utaragerageza gukora ibibazo 20, amanota 20 uri gucikwa. Udakora ikosa ryo kujya gukora ikizamini utarabanje kwisuzuma ngo urebe ko washobora gukora ibibazo 20 amanota 20. Jya kuri Google wandike umuhandawacu.com, uhitemo gahunda yawe, uhitemo umubare w'ibizamini ushaka gukora. Nurangiza urishyura amafaranga make agufasha kubona ibyo bizamini bigufasha kwitegura kujya gukora ikizamini cyawe. System iragukosora, ikwereka ibyo wishe, ikwereka ibyo wakoze, ku cyo wishe iragikwereka, igisubizo cyari igisubizo cy'ukuri. Ni minota 20 kandi iragufasha kwitegura kujya gukora ikizamini cyawe uzi neza ko iminota 20 uzayibasha. Amahirwe masa rero kuri mwese muri kuyikoresha, kandi ukeneye kode, nawe ukeneye ko tukwigisha amategeko y'umuhanda bidasabye ko uva iwawe ujye mu ishuri wige, bidasabye kureka imirimo yawe, utabona umwanya uhagije wo kujya mu ishuri ngo wicare wige, uratwandikira cyangwa ukaduhamagara ni kuri 0788610507. Nawe ukeneye ko tugufatira kode yo gukorera ikizamini icyo ari cyo cyose, uratwandikira cyangwa ukaduhamagara. Kode zirahari, kode ziri kuboneka, mutwandikire cyangwa muduhamagare kuri iyo nimero tuzibafatire. Murakoze rero, mugire ibihe byiza, naho ubutaha.